no weapon fashioned against me shall prosper bakubita pa you know ariko iyo uje ukabyuka mu gitondo scrolling abazimu bose barinjira ukaba uri kwinjiza uburwayi ukaba uri kwinjiza depression ukaba uri kwinjiza yo nda nko mu muhanda kandi mugoroba waje kubona ukabona nk'ikintu imbere yawe urumva ukabona ikintu imbere yawe none kwera ubwo bufite ukahita ugishushanyamo ikintu utinya bikagusaba kuhindura inzira wita kadahumeka oya bakenyereraho ngo amavuta y'intare umunyu w'inyanja genda woge niwe rigikuri hari ibintu byinshi bakubwira kugira ngo wisige kugira ngo abazimu batagukoraho hari ibintu wisiga ngo nibyo biri guhereza amahirwe. Yes, bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, twongeye kubasuhuza twifuriza amahoro y'Imana aho mwaba muri hose, abari impande zose z'isi, tutibagiwe mu ntara zitandukanye, abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, ndetse n'abatuye mu murwa hagati wa Kigali. Ni MD Dieudonné, niwe munyamakuru wo kuri Urban Gospel Rwanda. Ni ibintu mutari musanzwe mumenyere ko mba ndi kumwe n'uyu muntu. Hari igihe aza bibaye ngombwa ko hari topic tugiye kuganira. Ubundi kuri njye ni umuntu ukomeye cyane, uyu ni umufasha wanjye, ni umudamu wanjye, ariko hari igihe mwiyambaza nyine akaza tukagira gute tukaganira kuri topic. Mbere yuko dutangira ikiganiro reka banze atwibwire, narangiza twinjire mu kiganiro adusengere, ubundi dutangire topic yacu. Ngo ndi umutsinzi muri Kristo, naracunguwe, nacungujwe amaraso y'agaciro kenshi, ku musaraba Igorogota niho byabereye, yakubiswe imisumari akubitwa n'icumi, ni wowe nanjye yaziraga kubw'ibyaha byacu. Ndi umutsinzi, I'm the winner, I'm the what? You are the what? You are the winner. Uyu munsi urantunguye cyane, ndashaka mbese urabakiriye muri make. Ndabakiriye kuri Urban Gospel Rwanda. Yes. Yego. Niba uri umutsinzi muri Kristo Yesu uvuga ngo amen. Yes. Nanjye ndi umutsinzi kuko nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yes, rero ndabakiriye cyane, nishimiye kubana namwe kuri Urban Gospel Rwanda. Ndi kumwe n'umutware wanjye mwiza cyane nkunda, kandi Imana yaduhuje. Story yacu muzayireba kuri JD Family Rwanda. Ubwo ndamamaje channel yacu dufite ya family, dukora dufasha ingo zitandukanye kugira ngo bafashanye, kandi tugafasha n'abagiye gushakana kugira ngo bamenye ibyo bajemo kuko baba baje mu mugisha gayi. Aha ni kuri JD Family. Yes. Yes, twinjize rero muri gahunda. Yes, today before we start reka dusenge, noneho nasenga, noneho twinjira mu kiganiro cyacu. Murakoze. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, Imana ishobora byose, niwe waturemye kandi uturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagushimye ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo tukumenye, tuyigenderemo, kandi udufasha kugira ngo iyi si y'umwijima, iyi si y'umugisha tuyigenderemo. Rero Yesu, turagushimira bwa topic tugiye kuvugaho, topic interesting, kandi turasenze kugira ngo abantu bose baba bari kumva, bari kuyumva, ibafashe kandi igire icyo bahindurira mu buzima bwabo. Kandi natwe Mana nitwe turi kuvuga as people, ahubwo tuvuge dukoreshejwe na Mwuka we. Turagushimira bwa byose, kandi utubabarire ibicumuro byacu, kuko hari ibyo dukora tubizi cyangwa tutabizi, tubabarire Yesu. Turagushimira bwa byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, murakoze cyane bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, wowe turabakora subscribe. Iki nicyo gihe kugira ngo udushigikire, kugira ngo ujye uhora ukurikirana ibiganiro byacu kandi ube no wa mbere, kugira ngo ubone ibiganiro byacu. Uyu munsi wa none rero dufite topic, kandi ni topic nziza abantu benshi bajya bahora bibazaho, ariko uyu munsi turagira ngo tuyivugeho kugira ngo buri muntu wese umunsi urujijo rushira. Iyo topic ni ihe my dear? Topic tugiye kuganiraho ivuga gutya ngo ni ukubera iki dutinya abadayimoni, ibintu by'imyuka mibi, tugatinya abapfumu, tugatinya nyine kwa kundi bavuga ngo ufite karande, tukumva nyine tugize ubwoba ibintu byo kuzimu byose, ya myuka yose. Umuntu yakora nk'ikintu mwiza rya ako kanya nyine
ugahita wataka mbese mvuze topic ariko nanayisobanura. Rero ni kimwe cyo tugiye kuvugaho ni fear not, witinya. Topic yitwa fear not, ariko tubisobanura ni ukuri kidutinya. Ni kubera iki dutinya imyuka y'abazimu, ni kubera iki dutinya abarozi, ni kubera iki dutinya ibintu byose biduhahamura, bidutera umutima uhagaritse. Kandi mu by'ukuri nk'abakristo, ubundi nk'abakristo, iyo umaze kuba umukristo hari izindi mbaraga ziba zikugiyeho. None ni kubera iki dutinya iyo myuka? Cyangwa twaba tumaze kuba n'abakristo nyine ikintu cyakubaho bagatuba ugenzo ni za karande ziwawe niko bameze cyangwa ukagenda uri muri bwa bwoba bwo muri karande kuzakenyuka vuba ko utazashaka ngo iwacu bose ntabwo bashatse. Rero njyewe ndinde kandi uri muri Kristo Yesu. Utari wajya muri Kristo Yesu birumvikana, ariko uri muri Kristo Yesu. So hari difference, hari itandukaniro, kuko uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, uba wongeye kubyarwa bwa kabiri. Rero niyo topic tugiye kuvugaho. Reka tutangire twakira fear not. Nta mpamvu rero yo gutinya. Mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro, reka tugire ijambo ry'Imana twifashisha dusanga muri Zaburi 23. Duhere ku murongo wa 4. Zaburi 23 umurongo wa 4 haranditse ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ongera usubiremo. Haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nkomeze, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Nta mpamvu yo gutinya. Naho wanyura mu mwijima, naho wanyura muri abo bazimu, naho wanyura muri ibyo birozi. Ese igikombe cy'igicucu cy'urupfu gisobanura igikombe kapa? So ni Kinyarwanda gikomeye, nanjye sinamenye ukuntu gisobanura, ariko mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu urumva biraganisha ku bintu bitari byiza. Kuba wenda uri mu bibazo, wenda gupfa, uri ahantu babaye. Ni umuntu wabivugaga. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Cyagiye bura Dawidi yari muri cyagiye bari kumuhiga. Hari igihe uri mu bibazo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Tujye bari kumuhiga. Yes. Nta mpamvu rero twifashishije rino jambo. Nta mpamvu zo kugira ikintu cyose twatinya. So that means reka twishyira nko mu buzima bwa Dawidi yari arimo icyo gihe. Icyo gihe yari guhigwa n'umwami Sawuli. Noneho ibaze nawe kandi ni umuntu wenda ukunzwe, wari ukunzwe before, ari nk'umwana mu rugo, ariko kubera ko Imana yamuvuzeho ijambo arahigwa. So ifata nawe situation urimo, uvuge ngo ndi guca mu kihe kibazo, ndi guca mu yihe ntambara, ese ndijimye, mfite umubabaro ungana gute? So iri jambo ni iryawe ngo sinzatinya. So that is fear not. So situation yose uri kunyuramo rero ntagomba gutinya. Nta mpamvu ugomba gutinya kuko ukurikira ijambo ry'Imana. Ariko niba utakijijwe, tinya bro, tinya sister. Ese wenda tutagiye kure, ikintu gituma tubasha kudatinya, ikintu cyatuma tutabasha kudatinya, mbere na mbere ijambo riratubwiye yuko nimba turi kumwe na Yesu Kristo, nubwo twanyura mu ibyo bintu byose dukwiye gutinya. Uza ku kantu k'ikintu wese nibuka naguciye mu ijambo. Hari ukuntu ukizwa uri mu bibazo, ukavuga ngo ninkizwa ibibazo byose, cyangwa abantu bahanura nabi kugira ngo akira Yesu, ukizwa nibwo ibibazo byabo bizaba birangiye. Nyine ukumva ngo birarangiye, ibibazo ngiye kuba ndi mu munyenga, nta kibazo nzagira, nta madayimoni azantera. Umaze gukizwa nta bibazo, nta bukene, nta ntambara, kwa kundi batwigisha nabi. Then bikakuzaho warakijijwe, wakurikiye Yesu kwa kuri uri guhunga ibibazo, ntabwo wamukurikiye kwa ko yabaye umucunguzi wawe cyangwa wafashe decision, ahubwo ni
wakijijwe kubera ko nyine kuva reka ntihungire ibibazo. urakoze cyane. Ibaze rero iyo bikuje we urakoze cyane. Iyo ukijijwe ntibisobanuye ko utazahura n'ibibazo, ahubwo noneho nibwo bigiye kukwirunduriraho cyane. wari ubizi? nibwo biba bigiye kukwirunduriraho kugira ngo Imana ipime imbaraga ufite. Yes, that's true. Sibyo? Iyo ukijijwe ntabwo uba ugiye kudamarara, ahubwo uba ugiye kurwana intambara zikomeye cyane. Bivuga iki rero? Aho ukimara gukizwa ambare intwaro z'umwuka kugira ngo ubashe kunesha. Icyo gihe ikibi cyose kizaguhunga, nta kintu kizakwegerera. Wenda mu bundi muri make ni ibiki abantu bakunda gutinya? Ndumva muri topic ivuga ngo fear not. Ni iki abantu bakunda gutinya? Okay, abantu bakunda gutinya nyine kwa kundi, let's say abadayimoni. Nyine nk'ubu ngo reka tuvuge nk'urugero, abadayimoni bagiye bagafata umuntu wowe urakijijwe uri hariya ukamurikiza agacira ipfuno, ntawe ukora iki umukristo? Ubundi ntabwo ukwiye guhunga. Ukora iki? Kubera ko tugendeye ku ijambo dufite imbaraga, dufite intwaro z'umwuka. Intwaro z'umwuka ntabwo abantu bose bazifite. Hano navuze ibintu byatuma tunesha. Ikintu gituma tunesha cyane ni ugusenga. Sibyo? Ni ugusenga, gusoma ijambo ry'Imana, ibindi byinshi cyane. So icyo gihe ukimara kubona umuntu umeze gutyo, mbere na mbere wowe uhagaze gute kugira ngo ugiye gukiza wa muntu? Exactly. Uhagaze gute? Sibyo? Exactly. Ese urasenga? Ese usoma ijambo ry'Imana? Ese ufite kwizera muri wowe? Icyo ni icyambere. Ese urakiranuka? Ese urakiranutse? Ese wambaye ukuri nk'intwaro? Haleluya. Icyo ni icyambere warumbye. Ikindi abantu bakunda gutinya ni iki? Ikindi abantu bakunda gutinya ni iyo ugeze mu bibazo, wenda tuvuge ngo ufite ideni bari kukwishyuza, cyangwa wenda ibibazo wagize gupfusha, cyane cyane gupfusha. None iyo tuvuge ngo upfushije umuntu apfuye nyine nk'umwana, katuvuga umwana, God forbid, ariko okay, no gupfa turaza kubivuga wenda, ariko tuvuge ngo upfushije umuntu barakubwiye ngo bamuroze amarozi. Uwo muntu apfuye bamuroze. Ese uhita utinya? Nyine uhita utinya ukavuga ngo reka nirinde abantu bose, abaturanyi bitugicaho, ugatangira no gukeka abantu bari surrounding. Ubwo muri make ni uburozi. Abantu batinya uburozi. Ikindi abantu batinya abazimu. Ikindi abantu batinya za baringa. Nk'urugero, ejo bundi nari ndi mu kazi. Baringa ni imyuka nyine, ko kundi hari ukuntu ugenda nko mu muhanda nka nimugoroba, wajya kubona ukabona nk'ikintu imbere yawe. Urumva ukabona ikintu imbere yawe, none kubera ubwo bufite ukahita ugishushanyamo ikintu utinya, bikagusaba kuhindura inzira. Wita akadahumeka. Oya, akadahumeka ni zimwe bashyira mu murima nabyo nabazimu zirukana inyoni. Ariko baringa ni ibintu hari ukuntu ubuca nko mu nzira baratemye nk'igiti, igiti wenda kigasigara ari igitsinsi kiri hasi. Wowe kubera ibikurimo wakibona ukabona nk'umuntu wicaye ugutegereje ushaka kuguhitana, bikaba ngombwa ko wirukanka ukavuza induru cyangwa se ukahindura inzira. Ibyo byose. Ikindi kandi nari nicaye mu kazi, njye kubona mbona hinje inyoni y'inyamanza mu kazi. Ntabwo njyewe nagize ubwoba, ariko hari mwene data udukurikirana cyangwa se undi muntu utureba ashobora kubona ya nyoni akahita atokesha, akavuga ngo ibi ni abadayimoni banterereje. Icya kabiri, kandi inyoni ntinaguruke. hari abavandimwe bakayica. Yego, hari abavandimwe bigeze kuza ku kazi. Bageze ku kazi bahasanga umutwe w'inkoko y'isake. Umutwe w'inkoko y'isake. Ni nk'iwenda ukuntu tujye twabibonye, ashobora kuba ari nk'imbwa cyangwa se ipusi cyangwa iki cyayihasize muri make. Ariko abavandimwe baje babibonye baravuga ngo baturose.
byabaye ngombwa ko nabo bajya kwitabaza izindi mbaraga kugira ngo bakure wa mutwe w'inkoko. Urumva ibyo byose ni ibintu bituma dutinya. Ese wowe ni ibiki bigutinya? Ese wowe ni ibiki bigutera ubwoba? Okay, ikintu ngewe numva hari situations nyinshi umuntu acamo yego bitewe turi abantu pe. Umuntu aba anagomba kugira amakenga arya niko bavuze. Yego. Ariko se niba okay tuvuge iyo situation ndabaye, wowe urwanishije iki? Nihe ntwaro ukoresheje? Yego. Kubera ko nawe ntuzagende ujye kurwana n'ibintu ngo uvuge ngo ngewe nzi Yesu. Yesu uramuzi koko? Nyine ni za ntwaro ugomba kuba wambaye, ariko ntuzagende wisiga utuvuta tw'inka ngo hari amavuta y'intare. Yego. Ngo baza kwisiga. Hari utuntu twinshi abantu bakora bakenyereraho ngo amavuta y'intare, umunyu w'inyanja, genda woge niwe rigikukuri. Hari ibintu byinshi bakubwira kugira ngo wisige, kugira ngo abazimu batagukoraho. Hari ibintu wisiga ngo nibyo biri guhereza amahirwe. So mu by'ukuri ibyo byose ni ibintu by'umwijima. Ni ibintu by'umwijima. None se kankubaze bagukuroze si ugenda ku muvuzi wa kinyarwanda akajya kukurukisha, wakoresha mu izina rya Yesu ukanasenga bikagenda utabigiye kwirukisha? Aha, nsomera Zaburi 23 Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri. Duhere ku Timoteyo wa kabiri hano kuri 7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda no kwirinda. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. Ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga ugomba kwirinda n'urukundo no kwirinda. Nta kindi kigutera kwirinda. Kuko uramutse uvuze ngo ugiye kwirinda abarozi, wazajya ubona umuntu wese ukurebye nawe kumubonamo umurozi. Warwara ihahamuka. Sibyo? Ahubwo nimba wambaye intwaro z'umwuka, ukaba uzi gusenga, ukasoma ijambo ry'Imana, ukabona agira gute hano arakandi kajambo nabonye. Erega njyewe reka nkubwira ko icyo kintu ukuntu ndi kubyumva. Kuba ku Mana biruta ibibazo. Ukaguma no mu Mana ntibite ku bibazo. Kuko Mwuka Wera ashobora kubwira ngo don't eat that food, ntubirye ibyo bintu. Ariko ntabwo ibi byose byo kuvuga ngo reka nirinde abantu ni mu mubiri, tuba turi kubikora mu mubiri. Ariko iyo Mwuka Wera umufite nyabyo, ukaba ufite ijambo ry'Imana bya bindi twavuze, za ntwaro zifite neza, umenya icyo kurya n'icyo kutarya. Niko bimeze. Ikindi kandi nunabirya ukamenya ko nta kintu bigutwara. Ijambo nabwira abantu nuko badakwiye gutinya. Ikindi nuko tugomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ikindi ntitwigire abantu twiringira. Twiringira Imana yonyine. Urabona ngo inyungu zo kudatinya, iyo udatinya icyambere ugira amahoro. Ntabwo ubona akantu kose gaciyeho ngo uvuga mu izina rya Yesu. Hari n'ukuntu uba uri nko mu nzu, umuserebanya ugaca hejuru muri parafo, ukumva umuntu ari muri izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ariko umuntu aba yarahahamutse. Ikindi kandi ntabwo aba asoma ijambo ry'Imana, nta nubwo aba anasenga. Ubundi iyo usenga uzarebe iyo wasenze uba wumva muri wowe nta cyagukoraho. Kurugero urabona iyo umaze n'iminsi 3 uri mu masengesho yo gusenga wiyirije. Kwiriza ubusa no gusenga hari abadayimoni bikuraho, birakubita. Hari igihe bitavaho iyo utiyirije. Yego. So bivuga ngo rero niko gusenga nyine. Fear not ariko fear not ufite ibyo bintu, ufite ikintu uhagarariye. Si kuko urareba abasirikare ntabwo wagenda n'umutwe mbere ya haduye. Oya, wapi, ugenda wambaye. Umusirikare abanza kwitegura nambushi zose, arabanza kwitegura, akagute, akiga urugamba, akiga. None wowe ugiye kurwana n'abazimu, ibyo byose utiteguye. Ubyuka mu gitondo ujya kuri Snapchat, ubyuka mu gitondo ujya kuri TikTok scrolling. Ese ubyutse ukora iki? Utangiranye umunsi umeze ute? Ese urangije umunsi umeze ute?
ugahita ujya kuryama itose byakwishe ukajya senga bro senga ubundi ni hehe duhurira n'abazimu? duhurira n'abazimu bahoraho igihe cyose bahoraho igihe cyose, ariko iyo wambaye intwaro barakubona bagasanga wambaye suzi mu bitente ukuntu bahita bashyiraho ikintu cy'igishibo, wowe wambaye intwaro yitwa reba abasirikare ba kera baba bafite ikintu cy'igituza gutya ingabo, ku buryo byazaga imyambi byose ukakubitaho bigahita bisubirayo ngo no weapon fashioned against me shall prosper, bakubitaho you know. Ariko iyo uje ukabyuka mu gitondo scrolling, abazimu bose barinjira ukaba uri kwinjiza uburwayi, ukaba uri kwinjiza depression, ukaba uri kwinjiza hari umuhanzi wari mu ndirimbo yitwa Fear Not. Fear not, do not fear all evil powers. Fear not, do not fear, Elohim is your name. bishatse kuvuga nyine ngo ntutinye imyuka mibi yose, ntutinye Elohim niyo zina ryawe. rero bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, wenda tutagiye ikintu nakongeraho, so devoir ni ebyiri, actually ni eshatu. iya mbere ni ukumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza, kuko iyo utamufite ntabwo ibyo byose birinjira, ibyo byose ntabwo ugomba gutinya ahubwo. Ariko iyo udafite Yesu nyine ugomba gutinya, ariko iyo ufite Yesu menya kwambara intwaro, uhita umenya nyine ntabwo Yesu kumugira bihagije, ugomba kumenya Yesu, ukamenya korate, ese ijambo ry'Imana riragwiriye mu buzima bwawe, ku buryo hari abantu bo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu gusa. It's not enough mukubitisha ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ugomba kurigira rigwiriye mu mutima wawe. hari abagabo bagiye tavuga ngo nta ntwaro barwanisha Icyongereza. hari abagabo bagiye gusengera umuntu wari ufite abazimu, batangiye kumusengera abazimu barigaragambije, ahubwo barabakubita baravuga ati uwo Yesu mutubwira natwe turamuzi. bishatse kuvuga iki? abo bagiye gusengera umuntu ntabwo bari bambaye imbaraga za Yesu Kristo, ntabwo bari bafite kwizera. So rero wakuze kujya gustokesha uraburi kutinya, ariko bizina rya Yesu tafuki yego Yesu bikuvemo. uzi ukuntu bafite imbaraga, banafite abadayimoni, baraguhagurukana bagakunusha bakakugira ibiki, ariko korera bwa mbere baragusebya bakaguseka. turi kugana ku musozo, ndagira ngo tubwire abantu bakunda kugira icyo kibazo cyo gutinya, ese babara nk'inama nk'ebyiri wabagira? Inama iki bagakwiye gukora? abakoze iki? abantu bakunda gutinya izo mbaraga z'abazimu. Oh my God, abantu bakunda kwikanga buri kantu kose, ukore mu mufuka ubonemo ikintu utari usanzwe uvuga ati bandangije. Icyambere ibyo bintu bibaho pe, nta muntu utagira ubwoba kuko abarangamutima abaho pe, ntabwo wabaho nk'iki nyine kitagira ubwoba. Shaka ijambo, umuntu uba muri Kristo ntabwo akwiye kunyeganyega, umuntu wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, banza umenye wowe uhagaze ute, identity yawe, umwana w'Imana. Ese uri umwana w'Imana koko? reka wenda niba ubyuka ukajya kuri Snapchat na TikTok n'ibiki byose, uri umwana w'Imana cyangwa you have to wake up? Imana rero reka nkubwire, kera tukiri abana hari ukuntu umubyeyi yagutumaga nk'ahantu nko mu cyumba, wagera muri icyo cyumba nta tara ririmo riri kwaka, ugahita wumva umusatsi uraguhagurutse, ukaza umubeshya ngo ntacyo nabonye, kubera icyo yagutumye wagize ubwoba. cyane cyane abana. Yego, abana bakunda kugira ubwoba. wowe umaze kumenya ubwenge, reka tureke kumera nk'abana. menya uwo wakurikiye, menya uwo wizeye. iyo ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba ufite byose. Can I read for them a verse? Ni Zaburi ya 91. Yego. Iravuga iti, kadusoma cyangwa urasoma? Some nta kibazo. Okay. Zaburi ya 91. Oops, sorry, I'm late. Haravuga ngo, so inama nagira abantu batinya imyuka mibi, abazimu, all that.
mujye mubyuka mukoreshe Zaburi ya 91 mu gitondo mukibyuka muvuge ngo uba mu rwihisho rw'isumba ryose yego azahama mu gicucu cy'ishobora byose. yego Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Irangize yose mu magambo make. Icyo numvishije, uba mu bwihisho bw'isumba byose. Ntabwo waba uri mu bwihisho bw'Imana ugire kunyeganyega. So mu magambo make, iyo ufite Imana ukaba wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza, ubundi ibanga riroroshye. Izi vase zizimire, ufate mu mutwe ijambo ry'Imana, uzimire ujye uboroka nk'uko waborokaga, wambare. Hano batubwiye ngo ibyatuma tunesha ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nta kindi, iyo niyo ki. Reka tugane ku musozo kubera ko ariyo reference. Yego. Mu magambo make, fear not, akira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nurangiza usoma ijambo ry'Imana. Ikindi tukugira inama, ikindi ugire kwizera. So turababwira natwe twibwira, suko natwe tutigeze dutinya, suko tutigeze duhura n'ibitukanga, suko tutigeze duhura n'ibitunyeganyeza. Ariko tumaze gusoma ijambo ry'Imana, tubwira yuko tutagomba gutinya, tubwira ko tutagomba kugira ikitunyeganyeza, kumva imiseri banyivugira muri parafo tukavuga mu izina rya Yesu. Wabona ikintu giciyeho mu izina rya Yesu. Nabahaye urugero ku nabonye inyamanza yinjira mu rusengero, yinjira mu kazi, ndaza kubibereka. Hanyuma yanza kuba ndi umuntu ufite kwizera guke, iyo nyamanza ntabwo iba yancitse, nari kwikubita ikintu igapfa, nkanayisohora nyitokesha. byaba no mu cyumweru nkamara icyumweru mfata amasengesho ndi gutinya mvuga ngo ibintu byakomeye. Hari igihe binakunanira gusoma Bible, hari yo oya, okay, mu busanzwe ubundi hari igihe nyine gusoma Bible utekereza ese ndasoma. Hari na YouTube channel, haba hari yo audio Bible, umuntu yitwa Bibiliya. Wowe nubwo wasacinga kuri YouTube channel Bibiliya, gusoma Bibiliya, ukagira plan, ukajya gufellowshipingana n'abandi ku rusengero, ukajya no ku rusengero mu cell groups bagira Bible study, ukagerageza ku buryo ugerageza kumva ni gusoma byakunaniye. Rero turashishikariza abantu kudatinya imyuka mibi, ariko ukaba wambaye za ntwaro z'umwuka, ku buryo ibintu bizaza pe, ntibizakunyeganyeze, ntibizagusubiza inyuma, hari igihe umuntu apfuye bagira uvuga ngo nyine ko umuntu wanjye apfuye kandi narakiriye Yesu kandi naragize ibiki, ushobora no gusenga ugasitara. Ibyo byose bizaza, ariko no gupfa nyine hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe ngo kuvuga ngo nyine ni byiza no gupfa upfiriye ariko mu mwami. Murakoze cyane bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, ndagushimira my baby. Thanks for having me. Twabanye muri no topic ya fear not. Abadukurikiye kuri gahunda yacu, kandi abantu batari bakora subscribe, tubonewe kubasaba kugira ngo mudushyigikire. Iyo tudahuriye kuri Urban Gospel Rwanda, duhurira kuri JD Family, kuko ni famille duhuza kandi dushira hamwe. So reka tugane ku musozo. Ikintu cya nyuma nasorezaho cya message natanga, hariho umuntu watwumvishe ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, cyangwa se utinya abazimu, uko niyo mbese uri buko mama twakoranaga, hari mama twakoranaga wahoraga azana abahanuzi. Yego, abahanuzi bakaza baje kurya, kuko yakoraga abahanuzi mana ya. Okay, abahanuzi babi we, reka turekeraho tuzavuge ku bahanuzi, kuko iyi topic ni ndende cyane, yatuma twinjira mu bintu byinshi, kandi burya iyo tuvuze byinshi ntabwo ari ko abantu babyumva. Mbega abahanuzi ndabatekereza mu magambo makeya tugana ku musozo.
fear not. njye nari ndi kuvuga Witinya. umuntu ushaka kwakira Yesu Kristo n'umukiza Yego. reka asubiremo aya magambo yasubiranamo nanjye can I do it? Can I do the altar call? Reka Ndabyemerewe. ntabwo byemerewe. Serious? Ntabwo byemerewe. Okay. Why not? Reka tugane ku musozo abakunzi ba Urban Gospel Rwanda. Namwe mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Nose Beko yavuze ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Nose tuzabarobesha gute kandi tubatakiriye Yesu? Cyangwa tubarangira insengero? Aho bajya kwakira Yesu. Abantu badukurikiranye kuri Urban Gospel Rwanda. Turabashimira kandi tubasaba kugira ngo mudukorere subscribe mudushyigikire. Ubundi Imana iduhana umugisha baby ndagushimira. Thank you too for having me. Nzajya nguhamagara kugira ngo tuvuge topic nk'izi ngizi dore ko twabihuguriwe. Muri turashimira cyane TRT. Turashimira TRT niyo yatwigishije kuri no topic witinya fear not. Kandi hari aho badukuye hari naho batugejeje. Ikindi Imana ikomeze ibahe umugisha. Namwe mwadukurikiye Imana ibahe umugisha. Naho utaha murakoze cyane.